mbanje kubasuhuza mwebwe mukuru iki kiganiro mbanza nje muri kumwana izina ryanjye nitano nk'ibisanzwe nyine nirindi hano bafite umutumirwa rero hako naje ahantu hakonja cyane ariho muri harya ni muri za Nyabihu yego hano imbere yanjye hari umugabo witwa Dumu Samukende Samukende bimeze bite kabisa nta kibazo ndabona ba wifubitse bya danje mbehe bimeze hano menya hakonje arakonje cyane sano hakonje ko banumvaga bavuga ngo haba abagabo bibikara wowe ukagaba mbona umeze nk'umuzungu bimeze bite ahubwo wagira ngo wowe ni wowe haba ahanya data yanjye nurutse Kigali ngiye ubu ngubu tuvuga yego amwe barya ubugari ubugari n'utuntu tw'ubunyobwa n'uturagara n'iki hano se murya iki ni sambaza kirira amafiriti n'amanyama ifiriti n'amanyama oya ya za Kigali habaye corona niyo ubona nambaye agapfukamunwa habaye za corona habaye za corona ariko kuva wambaye agapfukamunwa ngiye nakambaye nta kibazo nta kibazo pe nta kibazo none Samukende ndagiye tubwire ndabona ikirere cy'ahantu sinzi ukuntu kimeze we ubona uri ahantu hameze gutya mwijima sinzi ubu wowe bifata ute icyambere nuko mba murikira abantu ndakorera ikifunga amadi reba inkweto mba nambaye banzamure neza wakire bira oje Samukende umucuruzi wanyu muri quartier yaraje abashyira ati zino nizo fira zigezweho i Kigali zo ni fira zigezweho nkuko mubyumva rero Samukende ni umugabo wihagazeho bambaye za fira ni za fira zimwe zitwika cyane yego ni danje damu ese nko bufite imyaka ingahe imyaka sindayibuka imyaka ariko ugereranyije imyaka ugereranyije ntabwo ngiye kubeshya iryo kindeba imyaka buriya ntabwo ndi kubeshya niyo mfite imyaka 2 mbona usa nk'umuntu ufite imyaka ataranye imyaka ingahe ataranye oya ntukambeshye taranse nayifashe he Samukende rero tukaba dufite n'undi mutumirwa hano ngiye natekereje ko nabatumira ari babiri ko nabonye bano bagabo twaganira rwose ese ni gute witumira abantu babiri nitumira abantu babiri ako washaka kuntera corona yibonye iseka nabi nta na metero ndi gushyiramo ntazi rwose Samukende ko numva ngo ayo mazina yawe arakaze Samukende ubundi ubwo warisobanura gute akubwiye kuri sobanura nawe ntibyumvanye nageze quartier bambwira ngo yitwa Samukende kareka babambeshye bakubeshyeraga bambeshyeraga umutumirwa wacu wa kabiri yatambuka ngo bimeze bite ni sawa uyu rero nawe za boutique ucuruza boutique idaro yini wanyicutse ngo iyi ni fira sha kabisa ase abasore ni fira rwose uno niwe wagushutse ngo ino ni fira ngo nigezweho i Kigali ngo nigezweho ngo za Kigali mugabo ibyo ushinzwe ni ukuri iyi ni fira Samukende ubihagazeho ntabwo ari nanjye baryita uno niwe Samukende muri quartier Samukende ni ikibazo ubaza amani ni iki ngiki birazwi bose no kwicara n'andi Samukende yego njye ndi umustari so bibona umucuruzi kabuhari byose ni ibirombe nawe kwikira babona byose ni ibirombe agapira nyine muri Amerika ejo bundi nanagiyeyo nyine tu muri Amerika sireba sido akagabanya amagambo ubundi kariyo batumiye n'inge batumiye uratabanza yego uratabanza umbaza banzuye ko imana banzuye ko banzuye nabibonye irikora waribonye irikora Kisibano no muzi uruganda rw'ingo bigira nirwo rugukorera ngo ngorangiye ni urukudodera imyenda ese hano mwebwe urumva n'abantu ba hano mu cyaro ubundi ntago mujya mwifuza kuza i Kigali mwumva i Kigali ahantu hameze gute twumva ari nko hera twumva ari nko umuntu uza mu rutoki ari ahantu mu rutoki natambutse hari ahantu numva abantu bambwira ngo i Kigali ngo umuntu ageze ngo babumva ngo ari nko kugenda uyora amafaranga mu muhanda ufata amafaranga upakira nyine urabona uyu muntu atamisi ye agurisha igitoki akabona amafaranga higo yata niko mwumva i Kigali hameze cyangwa mwumva ari ahantu haba ubugaye bya danje
ubugari ntibwahabura barabimbwiye ubugari n'indagara ariko ubugari n'indagara nabwo ndabizi ni hafi y'ikiyaga ase ubundi w'amazina yawe naya ni Kabosi nk'ibisanzwe Samukende Oji amazina ye murabyemera mwa kare Samukende akiyongeraho ka Oji ka original natambutse mbona abasore bahanga muri zino karitsiye bagenda n'ibintu by'ibifunguzo ugasanga umuntu atwaye imfunguzo mu ngorofani ziramfunguza baro kugira ngo abantu babifate gute ni inyuma ko arabona abajese kangwe ngo kugira abakobwa bamwemere wowe urabivuga yikira buriya ni nk'inyuma rata ko mu bihindu tuse senkani ariko nabwo dore n'uyu yaraziguraga mbere atarakira none rero urya sigaye ameze nyine urabona Kabosi nyine babyumva urumva ifunguzo nyine hari ukuntu umuntu afite nk'ikizu kinini cyane nyine ukuntu subibidede byose umva nje nanyuze hara muri karitsiye nza hano urumva abasore bose twahuye najyaga kubona ngo umusore anyura n'imfunguzo zirazifungura amazu amaseri nyinshi zuzuye ingorofani ajya bisunika gutya harimo n'iza tiriwari ntibakajye bakubeshya nyine ako nabajije umwe muri bo arambwira ngo ni amafiyeri ngo ni ukugira ngo ubashe kuba wahiga ariko ibyo ngibyo ni wowe wabyizanye ndimo ndumva ari byo urimo uratera komande oya ntago ari njye wabyizanye uko nabivuga n'ubwa mbere ubwo wari ubibonye niyo mpamvu n'ubwa mbere naho undi birahahora nta kibazo aba mu rutoki bantu so yabimenya gute ahangaha inganda zifunguzo cyane kuko se inzu yawe ifite imfunguzo zingahe ziba ari eshatu se urugero umwe rugira eshatu nk'ibisanzwe ni urugero umwe hano rero baguha eshanu nta kibazo bagukorera imfunguzo zose wifuza bakazicura ubwo se ukazigendana kugira uzimaze iki iyo ushonje ujya kugurisha mu nyuma oya murimo muratubeshya mu nyuma ni ukuri ntago bibaho eshatu ni harabona abonye bari bagiye babyiziritseho hano bajyana ibigeni nado bajyana abakomando iriya ni fashion yo mu cyaro wowe ngo baze akantu gatoya uri umunyamakuru uri iki ni umunyamakuru ngo ndi iki icyo uri cyo ndi iki nyine icyo uri cyo ndi cyo nyine ni ikihe urabona ndi nk'iki ndi ko nka telefone ndi telefone njye ese ubundi iraha ubundi ubu Kigali rwose ararenze inaho ubundi ubu haba amashuri ese ninde wakiga ko nabonye abantu benshi bakunda guhinga ibirayi abana benshi babibereye mu mirima y'ibirayi uko n'ibirayi byunguka hano nta mwana ujya wiga kera se ubundi barigaga ntabwo biga Yesu yarize se yari umwana w'Imana se twe turi aba satani ni danje nta mwana w'inaha wiga kubera iki batiga uzubaka amashuri urebe ko basanga kwiga warabyumva ute kubera iki batiga ubujije warajijutse rata wiza ngahe kandi yo ngo warize kaminuza muri Amerika ahantu hose njye nahize ubundi kaminuza nkuru igihugu cy'u Rwanda Kacyiru warabyumva ute urambaza kaminuza se kaminuza nyine kaminuza ubundi umuntu ajya kuminuriza mu kirombe bwoko ki nyine ahera hano ahinga ibirayi yageze mu kirombe aba yabaye mukire niyo kaminuza nyine niyo kaminuza y'ahangaha niyo kaminuza ni danje uyu nguyu uno mucuruzi wacu uba wifatiye abaturage ababeshya ngo ibintu bigezweho n'ikigarata nahaza Kigali urayansubiza Kigali ngunda kubaza cyane urumva akenshi na kenshi nyine mu masanga hari ibintu nyine bigezweho byiza cyane bimwe binarenze mu rugero siko narahageze abaturage nkababeshya nyine ariko si cyane mbabeshya ni gake atu mu rugero gake nta mu rugero ntabwo nahageze urugero ntabwo urahagera nta mu rugero rwose wamaye urugero Kigali urugero se ashaka mu urugero kamemo mu rugero nyine mu urugero rwo kuntu nyine icyo aho ngaho za Kigali usanga hari ibintu birenze Kigali haba ibijumba haba ababebi nabo muri Kigali nabo ntabwo ujya ubabona reka ubona ibirenze ababebi usanga bagiye kwihisha iyo bambonye bajya kwihisha nyine kubera ko baranzi ubundi barakuzi iyo bambonye bajya kwihisha nk'icyamamare aya nuko ufite amadeni menshi utu dukuteri watuguza angahe tungutu se tungutu rwose ngo dore nazo nizapfirara ngo nizapfira n'ababeshya cyakora rwose wenda ni nk'isambu yose isambu nyine buri kumva
bazita 25 ntabwo ari kuzicuruza. izi ngizi zitwa Ofia nabiba birenze biba birimo nyine tso Ofia yanasoma reba neza ziva Canada Canada wigereyo mu ngo ibi bintu ubona yabyanditseho nibyera ngiye mba nagiye cyane musaza ubona ari byo handitseho pirate ngo handitseho pirate ubundi murabona ikibingi batari ibirere nyine izi ngizi impamvu urumva izi ngizi impamvu usanze urumva ari ngizi zifite muri quartier nuko njye musitari nyine wazigondera rwose na wundi uri umusitari umusitari wanyu uyu ni umusitari koko umusitari wa heza sukuza tubeshye se ngo ni zafira taranarenga n'umupaka ariko ahangaha ngo umuntu ashobora kuba yamara nk'imyaka 3 utaratunga ibiceri biri hejuru ya 500 500 menshi na turi wasa kuyabona ni danje ko ndabona nta bintu by'imihanda bihari birari murahinga mukabyirira urabyirira nyine ese utabyirire wabukura amafaranga ntiwabijyana kuri uyu nguyu ngo abigure wapi afite ubusambo nawe abahinga uwo ngoze ikiraka cya mbere cyose cyo muri iyi karitsiye iyo avuye agiye gushaka umuntu uhinga aza kureba uyu nguyu nta wundi yajya kureba rwose niwe mu kiga tujya muri karitsiye nyine nkaho umunyamakuru nyine nose iyo ubirebye ubwo ndi umukiga yisiga twatuvuta tw'abagore kugira atazana imyaka uyu mwana ashaka kuserereza ashaka kusereza nibyo ashaka kugusereza rwose hari imyaka ubona none wabwira icyo abantu bagukurikiranye nababwira ko nyine bakomeze bankunde nzakomeza mbambike ubundi se urabizi niba bagukunda barankunda cyane nawe rwose barankunda kamemo kamemo bishatse kuvuga iki nshatse kuvuga urubyiruko n'inkumi kamemo bishatse kuvuga urubyiruko n'inkumi urubyiruko n'inkumi ni danje warasomye hafi ya nabyo bimwe birenze na Canada nagezeyo buriya hose hafi ya nabyo ariko none wowe ubwenge bwe bubarirwa ku kihiko wababwira icyo abadukurikiranye badukurikiye niba kandi subscribe ku Isi Yacu TV ibindi bazabimbaza nyuma bibwiwe n'iki kari Isi Yacu TV iyihe iyi televiziyo numvise nge nahari n'utuntu tw'amagini ukuntu abantu umuntu aragura ibintu nyine akavuga ibyo atabwiwe kandi akabikora cyane rwose uyu mugabo nawe ashobora kuba abarirwa muri abo bantu njyewe ndimo rwose mukorere majesi icyo nkuzanira tapu endi go yo mu cyaro hano se tuza ngukorere wabigerageza tuza ngukorere majesi muhumirize mwese muhumirize nkumirize ariko nkumiriza nk'ugiye gusenga muhumirize muracyari kureba muhumirize si mbakorere maje nesisi tapu endi go ziri zo mu cyaro akoreka ushobora gukoraho amafaranga ushobora gukoraho amafaranga agahita ashira niyo ukoza ku gataro niyo ukoza ku gataro ugomba ku gataro mujya mukoza uhita ugerayo rwose wowe nsubiza ngo ku gataro ngo nabwo ngo ni ugukozaho tapu endi go agataro ngo mugenda mushishura nyine ukuntu araducuruza buriya gataro urumva aba n'abapfumu baba benda ku gataro mani ko njye nabivuga kandi siko ni umupfumu oya papa arasenga nanjye yanyigisha umuco wo gusenga nyine n'iki n'iki tu tubwire umurongo umwe muri bibiri niwe ukuriye abajura muri karitsiye navuga umurongo wo muri bibiri uzi wa mugani umwe umurongo Matayo 7 tu Matayo 7 avuga ngo iki ngo muzumirwe nimuza mu cyaro ubwo ibyo bintu nibyo ara none se nk'umunyamakuru baba batuzaniye iki bavanye Kigali ngo habe ibijumba i Kigali pfa kuba ufite telefone gusa no koherezaho ifite n'ubu se wanyohereza akageraho ohereza nka miliyoni n'imwe n'uva i Kigali ngo haba amafaranga ibyo byadufata umwanya munini cyane reka mu gihe turi tugomeze tuganire nidusoza ikiganiro hoya abana oya ushobora kuza kumbeshya oya banyohereza amafaranga amafaranga urayabona turangije ikiganiro angahe amafaranga yose wifuza angahe nyine urifuza angahe wowe nifuza ngo tumiliyoni nka 2 tumiliyoni nka 2 urumva utuvuga ajya ngo uraduhinga
tumiliyoni nka tubiri uzi Kigali kugira ufite miliyoni 2 ego komana yanjye wisha abantu none se babaze gatoya nibyo bajya bavuga ngo umuntu yisha umuzungu iyo murimo mukoresha muri kiganiro muramwishyura oya nako mwishyura no bwitange baburimo kandi ubu maje gucuruza amabasi niyo mpamvu nyine sinabura akantu ngusigira nawe birumvikana nta kibazo niteka kugusubiza nta kibazo kimbaza cyose nagizaga n'ubona miteho nkuneramo nako tankunera ariko kunera ni ukugira uti nyine nako tanico mu cyatsi nkagusiga wenyine ariko ubu na mikrofone yawe kagasiga yire naye mba nigendeye rwose bana kuvuze ko harimo akantu ariko ubu ngubu nahagiye nko gutereta umukobwa numvishe nanone ngo uno kugenda mubwite ngo ufite amaso meza nk'ay'ikirayi kiri mu ifumbire uzi ibirayi by'inaha cecekere urakira agahita agira amera ariko ndaza kugusanira ngo yo muri no gutereta abakobwa ngo mugenda muvuga ngo bafite amaso meza nk'ay'ibirayi biri mu ifumbire nziza y'imvaruganda ifumbire amase amwe meza aho avana ifumbire mvaruganda kare naho se wayivana he nta muhanda tugira ngo imodoka irayizana kare abakobwa bavuga ko bafite amaso nk'ay'ibirayi baragowe kabisa abakobwa b'intanga nyine bakunda kuza bitwaje indobo akata kayigutera nyine ukuntu tu bumvise ngo gutera indobo none bumvise terime gutera indobo none basigaye bazegura basigaye bazizana bakazituzana akayikwasa y'umutwe kabisa akayikwasa indobo rwose yose ubu nahano ufite ibikovu ajya urwanya intambara ya kabiri y'isi ubona wasanga ari ibikovu bya nahano hose umusatsi wose byari indobo bakakubera wowe hari inkovu ubona ariko ari bantu urebe inkovu rebiye ubu ni indobo ubu ino ni indobo wapi ni basi henge kare shyira muri kamera turaba dukurikiranya nibarebe we bagukubise ikibase ni basi ni ikibase akobwa binanga na mikino utaza no kumubona yego yakoze n'ikibegeti cyiza ikibegeti rwose yakigukubita erega namwe mwabatesheje umutwe ngo bafite ibibazo bakubwira ngo ufite amaso nk'ay'ikirayi kiri mu ifumbire wabyongeyeho none wabyongeyeho nuko uri igikara aha ikintu bagutera bagutera isekuru inaha ko numva bikaze mana mwebwe se mubakorera iki twebwe se ushaka nko kumutera iyo ndobo nyine wowe ukora iki kandi nyine iyo turyamye anera umugongo anye nkamutera inda wikizunguza ariko muri kamera ana navyibagiwe bamutera umugongo agatera umutwe nyine ngiye duhe mu nzira anera umugongo anje nkamutera inda tu ariko umugabo wa restaurant nshaka katubwira numvishe abantu hari inyuma bahwihwisaho kuba ngo warigezwe kuba wabyuka ukisanga mu murima w'ibirayi uri kubagara mu masaa 6 z'ijoro nibyo koko inaha ibyo bintu birahaba mushize nisane mu muferege ntazi ukuntu nagize muri borodire ariko hari inyuma ho numvaga bavuga ngo wisanze muri murabagara byondo byakurenze mu masaa 6 z'ijoro wari uzi kuryama nyirakuru yari yamuroze akubeshya rata ubundi se cya kintu kibivuze wagitumiye utabanze nkwereke abantu binaha ndumva nta discipline naki barimo baradusakuriza muri mwareka mwakihangana mukareka kutuderanja bakaba baduhaye akanya nimbabazi tubasabye yego twikomereza ikiganiro none wowe iyo nkuru nibyo koko unakino oya mureke nta kibazo nibyo koko wisanze mu muri bafite supusipirine cyane nyinshi cyane ndabona mbivuga ugahahamuka cecekere we cecekere uzimbeho cecekere waje wambaye ibikoti kandi ngo uba wambaye ubusa icyo gihe iyo ubyutse ugasanga bagukoreye ibyo bintu oya n'akabuno urimo uhinga n'agasume konyine uno mugabo nibyo koko uwo mugabo ndabizi ko ari byo nigeze kubyumva ngo byamugendekeye gute nyine yaryamye natwe nyine twabyumvishe bukeye bwaho bamuzanye mu gitondo yanduye asa nabi nyine nk'umuntu warayihinga nyine tu kandi ntabwo nari nahinze rwose nawe mbabare unyumvire ahubwo mumvuganire ko numva inaha ibintu by'ubucuyi bukabije mumvugamire rwose urumva rwose perezida wa Afurika azahagera inaha rwose azahagera tuvuganire rwose Afurika urayizi abaturage twararenganye ni cya kintu kitagira discipline ntiducibwe kuvuga ubu tujyana ihangane bo mwihorera none ndajya mubwira naha numvisha ari ahantu haba hakonje bya danje nk'uyu musore mbona wambaye agapira nano kantu k'agapira k'imbeho nta musore ugira wambaye agapira k'imbeho rwose nako mba ndi umusore rero ubu gikomeye abatigita mama suki iba yarakomoye
ariko rwose nawe umunyamakuru we uzi impamvu nawe urasetsa rwose se ni mudugudu igishushanyo barakirira se ni mudugudu se urabona ndeshya nawe oya hasi igishushanyo cyahagera gute aha ntabwo cyagera kuko ndabona mwejuje ibirima by'ibirayi utabizi cyangwa muragenda kubw'indambi muragenda mukabeshya ko ariko ubundi bayitonze wari waba urara umunsi umwe basi mu mujyi mujya muburara mu mujyi ariko ushobora kuguta nk'akumweru unyweye agakoma gusa ntunagurisha kino gitelefone aba abanyamujyi nta bwenge mu telefone mikoro ise ni mikoro iyo ni mikoro twakunira atari mikoro twakunira witonde yaba ari mikoro oya ni mikoro ndabizi musanze atari mikoro mwanyangiza ni mikoro mwanyangiza bimwe birenze iyi yanjye si smartphone si bayireba reba ino ni iyo ngiyo niyo y'umuhinzi uba witonze reba nuko uri umuhinzi nuko uri umuhinzi bayavutamena mikoro baratwishyura itonde baduha amafaranga hariya baratwishyura mwitonde tuganire noneho ndikorera mikoro yawe avance oya mwe mwitonde tubanze tuganire mwebwe mayivase sha reka kumbe cyangwa mayivase oya mwe mwitonze banze hari ibibazo byinshi nyifite byo kubaza mwe mwitonze hari ibibazo byinshi banze mayivase wanjye nanone numvishe ngo hari ahagana iwanyu kuri la boutique utuntu ngo y'imvura iguye nijoro nabonye hasakaje utuntu tw'ibyatsi ngo imvura iguye nijoro ngo usanga ngo ujya kubitsa ngo dusoranze ukareba ibintu by'ibishashu urenza hari zo wubatse umuntu nka boss nkawe udafite amabati ko nabasabye imana cyangwa ni umurage aya matenda afite amatenda afite uko nzi bivase ntaza kunyibagiza kubera ko nkunda kwibagirwa nkunda kwibagirwa rwose banze bivase nje urugendo nakoze rwamfashe byansabye ko ndi burari na urumva ariko mu kuharara imvura nimugoroba yaguye nagiye kubona mbona abantu ku musozi barimo barirukanka wagira ni igisasu bakubise kwa muturanye ngo amazi arabarengeye mu nzu ngo kwa muturanye ari ibyo ngibyo barimo ubundi ibyo reba nk'iriya nzu yarayiguye akadore barangije kuyubaka iriya yarayiguye none barangije kuyubaka dore nuko ikibi nuko bashyiraho ibyondo gusa ariko impamvu sima zacu ntabwo zikomera tu sima zacu ntabwo zikomera muzigurira he mwebwe umwihariko oji ako zita ziva muri Kenya ese ubundi uko muturiye ibintu by'ibirunga ubundi mwari mwagera mu birunga mujye kureba kirunga zibamo uzi ukuntu nagiye mu kirunga yewe we nasanze muzaserera he ngo niyo mujyi kabije rwose nonge numva reba cya kirunga giherutse kunyejo wundi cyane amabyanuka cyane amabyanuka kiriya kirunga cyacyo ni kibi cyane muzanagikureho ngo yarashyushye cyane ikibazo cy'uko mujya kuvoma se hari mu kabande ngo ingagi zikabasha kuba zabacira ikinyafu zikabavutagura dukina saye nazo mukina saye nazo abimaze rwose njya kuvoma ko rumvisha ngo ibintu biti bitera ngo birabakubita bigafata inkoni ngo bikabacira inkoni kabisa biturira ibigori gusa ngaho gihingutse abagabo bateranye ngo bajya kwihisha dore ngo ejo bundi cyaramukubise azana inkovu ku kibuno ubu ngubu yikoreye inkovu hariya cyamukubise umugano usharira koko ahantu ndumva koko bimubazeho wumve bimubazeho we zizo nkuru numvisha ahangaha mugenzi wawe abashe kumbwira ngo ibitera byabashe kuba byagucira inkoni kabisa birakukubita birakumutsa byagenze biti ntabwo cyashobora abantu ni ukubeshya niyo magambo nyine y'abantu ni iki n'iki niyo y'amagambo y'abantu subizi se niyo magambo y'abantu reka dukomezanye ikiganiro cyacu n'abatumirwa bacu nk'uko mubibona muri Nyabihu ubundi ni ahantu heza cyane nk'uko nabonye usibye ko nagiye mwumva ibigwi byinshi bitandukanye uva kuri televiziyo wangagiwe ibyo ni bya bizimu by'inaha bagiye kare